Mena official muri gahunda amakuru agezweho tujya guhera mu karere ka Rusizi kuri ino nkuru isa nk'ari y'akababaro. Inkuru igira iti Rusizi yahanutse ku idirishya ry'igorofa yakoragaho izamu arapfa. Ndayisenga Jean w'imyaka 30 yahanutse mu idirishya ry'igorofa ya kabiri y'inyubako yakoragamo akazi k'ubuzamu mu mudugudu wa Kamuhirwa akagari ka Kamurera umurenge wa Kamembe akarere ka Rusizi kubita hasi arapfa. Ndayisenga ukomoka mu mudugudu wa Nkenga akagari ka Buvungira umurenge wa Bushekeri akarere ka Nyamasheke bikekwa ko ashobora kuba yari yasomye akasembuye. Niyonzima Marike nyiri iyo nyubako yabwiye Imvaho Nshya ko yahamagawe saa moya z'igitondo cyo ku wa gatandatu n'umwe mu batambukaga babonye umuntu aryamye imbere y'inyubako ye. Ubwo yatabaraga yasanze ari umuzamu we bihurirana n'uko inzego z'ibanze n'iz'umutekano nabo bari bahageze bagenzuye basanga yahanutse ku idirishya ry'igorofa ya kabiri. Ati nari mumaranye ibyumweru bitatu ari umukozi mwiza ariko agira ingeso y'ubusinzi ku buryo no ku wa gatatu Mutarama yari yiriwe anywa aza ku izamu yasinze. Ati bampamagara tunajya kureba uko byagenze ku idirishya yari yicayeho twasanze icupa ry'inzoga yanywaga arigejejemo hagati. Yakomeje avuga ko nyuma yo kubona ko idirishya yahanutseho ryasigayeho icupa ry'inzoga nibwo bahise bakeka ko yicaye anywa bikarangira ahanutse. Ati ntawuzi mu by'ukuri isaha yahanukiyeho ariko ikigaragara ni uko yicaye kuri iryo dirishya yasinze akagira isereri agahanuka akikubita hasi kuko twasanze yabanje agahanga kakomeretse cyane. Niyonzima warindishije uyu musore iyi nyubako avuga ko yari amaze amezi 4 ahagaritse kubaka ategereje kubona andi mafaranga ngo ayikomeze. Anavuga ko yafashije ko umurambo ugezwa ku buruhukiro bw'ibitaro bya Gihundwe akaba azanakomeza gufasha mu ishyingurwa rya nyakwigendera. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kamembe Ingabire Joyeuse yavuze ko inkuru akimara kumenyekana ubuyobozi bw'inzego z'umutekano bahageze bagasanga aryamye hasi munsi y'iryo dirishya yapfuye. N'iyo nzoga yanywaga yari iri ku idirishya. Banabaza abaturage bavuga ko yagiye ku izamu yasinze bagakeka ko aho ku idirishya yahicaye anywa yafatwa n'ibitotsi agahanuka mu masaha batamenye. Ati nta cyari kumutangira yicaye hariya yasinze anakomeza kunywa izindi. Uko bigaragara yahubutse abura gitangira agera hasi abanza agahanga karasaduka arapfa. Ibirambuye bizagaragazwa n'iperereza n'isuzuma rya muganga kuko umurambo wajyanwe mu bitaro bya Gihundwe gukorerwa isuzuma. Yasabye abaturage kwirinda ubusinzi bukabije kuko bushobora guteza ibyago birimo no kubura ubuzima. Yanaboneyeho gukangurira abakoresha abazamu n'abandi bakozi kujya babashakira ubwishingizi kugira ngo nibahura n'impanuka bagobokwe n'amategeko. Tukiri mu ntara y'Iburengerazuba dukomereze kuri ino nkuru nayo isa nk'ari y'akababaro. Ni mu karere ka Nyabihu inka yabagiye mu kigo cy'ishuri n'abajura 3 batabwa muri yombi. Muri GS Kora Catholique iri mu mudugudu wa Kageri akagari ka Kora umurenge wa Bigogwe akarere ka Nyabihu haravugwa abajura binjiyemo mu kigo bica inyana bayitwara bimwe mu bice byayo birimo n'uruhu. Hari mu ijoro rishyira ku wa gatandatu tariki ya 4 Mutarama 2025 bajura basanzemo inka 2 zirimo inkuru n'inyana yayo. Inyana bakayica bakayitwara bimwe mu bice biriho n'uruhu ibindi bakabita aho. 3 bataye muri yombi mu rwego rw'iperereza. Amakuru Imvaho Nshya ikesha umwe mu baturanye n'iri shuri avuga ko bahurujwe mu gitondo cyo ku wa 4 Mutarama babwirwa ko hari abajura baje bakayica bagatwara ukuboko ukuguru n'ibindi bice ibindi bakabitaho bakakekwa ko
baba ari abajura biba inyama bakazicuruza, kuko uburyo bakeba bigaragara ko hari aho bagera bakazibaga neza bakazigurisha. Ati twagize impungenge zikomeye ku matungo yacu kuko ikibazo cy'iyicwa ry'inka muri aka karere kirahari, turacyumva n'ahandi cyane cyane mu karere duturanye nk'aka Rutsiro, tukibaza bikatuyobera. Yakomeje agira ati nk'iri shuri ryari ririmo umuzamu, iruhande rwaho hari umurima w'ibirayi nawo wari urayemo abazamu babiri, tukibaza ukuntu umuntu atema inka nijoro n'abo bose bahari ntibumve, bagatwara inyama bagasiga izindi, inka itatatse, bikatuyobera. Avuga ko iki kibazo gihangayikishije cyane aborozi, ubuyobozi bukwiye kukigana ubushishozi, hakaba iperereza ryimbitse, hakamenyekana aho izi nka zijya, kuko bitabaye ibyo n'uburyo inyama zihenze, amatungo yazamuye ibiciro cyane, amaherezo bazayisubiza mu nzu bararamo, kuko ngo babona bikabije. Imvaho Nshya yahamagaye umuyobozi wa GS Kora Catholique Uwayo Delphine ngo imubaze uko byagenze ngo abajura baze mu bice inka gutya. Hari umuzamu aritaba yemera ko koko inka yiciwe mu ishuri ayobora, agira ati yego nibyo yahiciwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bigogwe Nsengimana Jean Claude avuga ko amakuru yamenyekanye mu masaa moya z'igitondo cyo kuwa 4 Mutarama, bihutira kujyayo basanga koko inka yatemwe, ibice bimwe byayo byajyanwe n'abayitemye, ibindi birasigara aho ngaho. Uko abayitemye bayisanganye na nyina mu kibuga cy'ishuri, kuko ngo hari igihe ubuyobozi bw'ishuri bwazikuraga mu kiraro cyazo bukaziraza ku kibuga zihazererera. Ubwo abo bagizi ba nabi bazaga bashobora kuba batinye ko inka nkuru ibarushya bakaba bafatwa, bahitamo inyana yayo. Ati twibajije ukuntu iyo nka yatemwe gutyo, hari umuzamu w'ishuri, hari n'abazamu babiri bari baraririye umurima w'ibirayi hafi aho ngaho, twumva ntibyumvikana, ariyo mpamvu uko ari batatu bahise batabwa muri yombi mu rwego rw'iperereza ngo hamenyekane uburyo iriya nka yari iri mu gaciro k'amafaranga 600,000 yishwe urw'agashinyaguro. Yanavuze ko babajije umuyobozi w'ishuri Uwayo Delphine impamvu ahitamo kuraza inka hanze mu kibuga cy'ishuri zizereramo nijoro aho kuziraza mu kiraro cyazo, abura icyo avuga, araceceka. Ibyo byose impamvu yabyo ikaba igomba kuzamenyekana mu iperereza. Yanavuze ko urebye uburyo iyi nka yishwemo, bishoboka ko ari umuvuno abajura b'amatungo bahinduye, aho gushorera inka bakayica bagatwara inyama bashoboye, izindi bakazitaho. Ubuyobozi bukaba bwategetse ko ibyo bisigazwa abaturage babitaba. Gitifu Nsengimana Jean Claude yavuze ko bagiye gushishikariza ibigo by'amashuri kugira abazamu baturuka muri kampani zizwi zinashobora kuriha ibyibwe igihe birimo urujijo. Abaturage basabwa kurushaho gucunga ibyabo cyane cyane amatungo, kuko bigaragara ko abajura bayo biyongereye, banazana ubugome burenze bw'indengakamere, hanakazwa amarondo n'uburyo bwo gutanga amakuru kare kugira ngo niba hari n'abaketswe bafatwe bwangu. Reka dusoreze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho umutwe wa M23 wemeje ko wafashe umujyi wa Masisi mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 4 Mutarama 2025. Ku mbuga nkoranyambaga harayacicikana amakuru y'ifatwa ry'umujyi wa Masisi ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanasohotse amashusho y'abarwanyi ba M23 baganiriza abaturage babahumuriza ko bagiye gucungirwa umutekano, ku buryo Wazalendo n'indi mitwe yabajujubyaga itazongera kubagera ukundi.
Mu kumenya ukuri kw'ibivugwa, Imvaho Nshya yavuganye n'umuvugizi wa M23 Lt Colonel Wiringoma ayihamiriza ko umujyi wa Masisi urimo kugenzurwa na M23. Yagize ati yego umujyi wa umujyi wa Masisi uragenzurwa na M23, ikibazo kiri hehe? Aganira n'Imvaho Nshya yari arimo aseka cyane yishimye avuga ko ahuze, yemera ko aza kongera kuvugana n'Imvaho Nshya. Umutwe wa M23 wafashe centre ya Masisi nyuma yaho kuwa gatanu wafashe agace ka Katare kafatwaga nk'ibindiro bikomeye by'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Umujyi wa Masisi kugeza ubu ugenzurwa n'umutwe wa M23 uri mu birometero bigera kuri 80 uvuye mu mujyi wa Goma. Olivier Kanyejomba, umuyobozi wa sosiyete sivile muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite icyicaro i Masisi, yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza ko umutwe wa M23 winjiye mu mujyi wa Masisi kuva kuwa gatandatu saa 8 z'amanywa nta sasu rivuze. Masisi ni umujyi wa kabiri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ufashwe na M23 mu minsi ibiri. Guhera mu mwaka wa 2021 izo nyeshyamba zimaze gufata igice kinini cy'uburasirazuba bwa Kongo, mu gihe leta y'icyo gihugu yanze ibiganiro ngo hashakwe igisubizo kirambye. Nangaha dusoreje aya makuru yacu. Mu by'ukuri mukomeze mugire ibihe byiza cyane rero, ubwo twongere mu makuru ari buze kuza, ariko aya ngaha mubanze muyenjoyinge. Bye bye.